ntago ahantu hose uri kampara. Nuva ku buyobozi abandi bazabufata, nuva mu rugo abandi bazarujyamo, nutu uwo mukobwa abandi bazamutora, ni wanga uwo musore abandi bazamukunda. Nusohoka mu rusengero abandi bazarwinjiramo, nuva muri korari abandi bazayijyamo. Nta muntu uri kampara muri iyi si. Umuntu wabura ugapfa ugahera umwuka yitwa Uwiteka, ubura umwana ukabyara abandi, ubura umugabo ugashaka undi, wabura umugore ugashaka undi, ubura inoti ugashaka izindi. Ariko Kirisitu, haleluya, nta wamusimbura, arabanza akaniheruka. Kubwo guhagarara imbere y'umwami, Morodekayi yazamurwa mu ntera ahabwa promotion, atemberezwa umurwa n'umugaragu n'uwari ugiye kumwica. Guhagarara imbere y'umwami niryo jambo shaka ko tuvugaho gato. Nuhagarara imbere y'umwami ntago uzigera utsindwa. Nuhagarara imbere y'umwami ntago uzigera ucogora. Nuhagarara imbere y'umwami ntago uzagubwa nabi. Nuhagarara imbere y'umwami ubuzima buzagenda neza. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje cyane abakurikirana mama M.Charlene aho mukurikirana ibiganiro bitandukanye. Harimo ikiganiro cyitwa umusirikare wa Kristo, icyitwa kera n'ubu hitorero, hakorwa iki mu itorero, tegura ejo rubyiruko, menya nibi mububatse, filime yitwa Mukamisha n'izindi mpuguro nyinshi. Turabashimiye cyane rero ko mukomeje kunogerwa ndetse no gukunda ndetse no kwita kuri channel ya mama M.Charlene official, mugakomeza gukura subscribe ndetse mugakora share. Imana ibahe umugisha kubwo gusangiza abandi ubutumwa bwiza kugira ngo nabo babohoke kandi bamere neza. Turabashimiye rero kuri comment mugenda mwandika inama n'ibitekerezo muduha, turabibashimiye. Hanyuma ikirutaho twifuza nuko mugomba kumva mukumvira, hanyuma mugahinduka mukanahindukira. Biriya niryo shyaka dufite. Imana ibahe umugisha ko mugomba no kubikurikiza. Reka turebe Esiteri ibice 8 murongo wa 4. Ngo Morodekayi yakuzwa iteka ryo kwica abayuda rikuka. Ibice 4. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu, nuko Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y'umwami amina cyane. Haleluya. Ngo nuko umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu, Esiteri nawe ahaguruka ayisanga ya nkoni. Imana ishimwe. Nuko umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu, arangije araza ahagarara imbere y'umwami. Ndifuza kubwira abantu ngo Imana igutunga inkoni y'izahabu. Reka mbabwire, inkoni ziratandukanye. Hari inkoni y'izahabu, hari inkoni y'igiti, hari n'inkoni y'icyuma. Inkoni z'amoko 3. Ariko ngusabye ngo Imana igutunga iy'izahabu. Afazari, iy'izahabu ni nziza. Imana ishimwe. Nuko umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu, arangije ngo Esiteri ahagarara imbere y'umwami. Ndumva intego y'ijambo shaka kwigisha hano, nkwifurije guhagarara imbere y'umwami. Haleluya. Guhagarara imbere y'umwami niyo ntego y'ijambo. Imana ishimwe. Guhagarara imbere y'umwami, ugahagarara imbere y'umwami waremye isi n'ijuru, ugahagarara imbere y'umwami utanga umwanzuro ntihagire umuntu ugira icyo arenzaho, ugahagarara imbere y'umwami. Umwami, haleluya. Imbere y'umwami utegeka ibintu byose bikumva. Umwami uhagarara ibintu byose bikicara. Umwami uvuga ibindi bigaceceka. Umwami ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Umwami, amina. Ngo nuko umwami atunga inkoni Esiteri y'izahabu, hanyuma ngo Esiteri nawe ahagarara imbere y'umwami. Imana ihabwa icyubahiro. Ibibazo byinshi abantu mufite nuko mutajya mutinyuka guhagarara imbere y'umwami. Impamvu mufite toroma y'ubuzima nuko mudahagarara imbere y'umwami. Impamvu mufite byacitse nuko mutajya muhagarara imbere y'umwami. Impamvu muvuza induru ku manywa na nijoro nuko mudatinyuka guhagarara imbere y'umwami.
impamvu mufite ubwoba bwo kuzamuka kw'ibiciro nuko mudahagarara imbere y'umwami. Imana ishimwe. Amakuru y'uyu muntu Esteri kugira ngo mbone uko sobanura. Esteri Bibiliya ivuga ko yabaye umugore w'umwami, aba umwamikazi, amaze gusimbura umugore wari warigize nabi witwa Vashiti. Vashiti burya reka nkubwire, gupfa kwa bamwe habaho no kuvuka kw'abandi, gukena kwa bamwe havamo gukira kw'abandi, kuzamuka kwa bamwe habamo no gusubira inyuma kw'abandi. Ikibazo cy'umuntu kivamo igisubizo cy'undi. Ibyo ni ku isi iteye, nta nicyo wabihinduramo. Iyo umuntu bamwirukanye mu kazi agenda arira, ariko umusimbuye araseka. Niko gahunda ibimeze. Iyo umuntu yapfuye bakamushyingura, abacuruza isanduku barunguka n'imisaraba, abacuruza ibitambaro n'abacuruza za morgue n'abacuruza imyobo yo guhambamo bose barunguka. Urukweto rugucikiyeho mu ntoki mu nzira, ugomba kudoda arunguka, n'ugomba gukora izindi nkweto ukajya kuzigura arunguka. Ibi byago bya bamwe rero nibyo bisubizo by'abandi. Bivuze iki? Biravuze ngo ibyago ntibizavaho, ariko n'ibisubizo ntibizavaho. Ibyago bizajya n'amakuba bizajya bisimburana n'ibyiza. Uko niko gahunda ziteye. Kuko mu marira y'abantu niho hava ibitwenge by'abandi. Iyo mwarwaye mukajya kwa muganga, abakora imiti barabyungukiramo. Abaganga nabo bize kuvura, ni naho batanze minerivare, nabo nyine bahembwa nuko mwarwaye. Iyo mubaye bazima barahomba. Gahunda nuko iteye, ntacyo warenzaho. Imana ihabwe icyubahiro. Mu gasuzuguro ka Vashiti rero, Vashiti byagenze gute? Vashiti yari umugore wariye, ariko arya nabi, ntiyabara iminsi ye yo kurya. Yicara ibwami agira ngo barahamudodeye nta mugore wamusimbura. Hanyuma ngo umwami ubwo yari ari kumurikira abatuye ibihugu bye, yatumiye abagabo n'abagore, atumira ibikomangoma byaho biyoboye mu ntara cyangwa no mu mirenge na hehe, ngo yari ari kubaratira iby'ubwami bwe. Bararya rero baranywa. Ngo bagejeje ikirori hagati, umwami Hasuwerusi aravuga ati ariko sinaberetse n'icyuki cyanjye ari cyo Vashiti, reka nze mbereke n'umugore wanjye uburyo ari umugore w'igihagararo afite. Mbese umugore w'umwami nawe uramwumva. Hanyuma ngo atuma umugaragu amuga ati genda mu gikari ubwire Vashiti ngo naze mwerekane. Umwami nta kosa yari afite. Mureke mbabwire, ntago ahantu hose uri Kampara. Nuva ku buyobozi abandi bazabufata, nuva mu rugo abandi bazarujyamo, nutu uwo mukobwa abandi bazamutora, niwanga uwo musore abandi bazamukunda. Nusohoka mu rusengero abandi bazarwinjiramo, nuva muri korari abandi bazayijyamo. Nta muntu uri Kampara muri iyi si. Umuntu wabura ugapfa ugahera umwuka yitwa Uwiteka. Ubura umwana ukabyara abandi, ubura umugabo ugashaka undi, wabura umugore ugashaka undi, ubura inoti ugashaka izindi. Ariko Kirisitu, haleluya, nta wamusimbura, arabanza akaniheruka. Imana ishimwe. Vashiti rero bamubwiye ati umwami aragushaka kukwerekana, agasuzuguro karamutera. Kumbi hari umwana w'imfubyi. Haleluya. Imana yabwiye ko izamugirira neza. Erega hari amasezerano tuba twicaranye. Amina. Agasuzuguro karamufata. Umuja aragenda abwira umwamikazi ati rwose umwami aradutumye ngo ngwino kwerekane. Maze ngo Vashiti amusubiza amaze gukata, aravuga ngo genda umubwire ngo nateguye ibyanjye birori. Aragenda abwira umwami ati mwamikazi atubwiye ko yateguye ibye birori we n'abagore bagenzi be. Maze ngo ibyo bintu abivuga abo bagabo bicaye aho, umwami ngo yubika umutwe, ararangije arababara. Abagabo bari bari aho ngaho babwira umwami bati mwami tugiye gukora inama itunguranye muri aka kanya. Ati gomba gufatira uriya mugore wawe umwanzuro. Arangije aramubwira ati aka gasuzugura gusuzuguye, abagore bacu baramutse bakamenya ntago twabakira. Yaba yigishije abagore bacu agasuzuguro. None rero mwami hatabayeho integuza, nta n'impamba nta n'imperekeza, uyu mugore tugiye kumwirukana, tuzagushakira umwana ukeye, tugushakira icyuki cy'ubwenge. Muri ibi bihugu uyobora ntuzabura umukobwa uzagufasha amasaziro yawe.
umwami barabyemeye ngo bakora inama rero ngo baragenda bateranya abakobwa benshi barabateranya babashyira mu nzu hanyuma ngo Esiteri niho naringeze ngo baramutoranya muri abo bakobwa ahinduka umugore w'umwami amaze kugera ibwami ngo yagiraga icyo apfana na Morodekayi ariko ngo bakabihisha nawe yari umuyudakazi Imana ihabwa icyubahiro amaze kugera ibwami abayuda bahigwa n'umugabo witwaga Hamani Bibiliya iravuga ngo yari umugore wa kabiri yari uwa kabiri ku mwami yayoboraga ibihugu 128 hanyuma ngo Hamani amaze gukuzwa hashyirwaho itegeko ry'uko bagomba kumusingiza Morodekayi arabyanga kuko iwabo aho yaturutse ngo ntago bajyaga bubararira umwana w'umuntu basengaga Imana yera yanze kumwubararira haba itegeko ryo kwica Morodekayi ariko ngo bamwicane na bene wabo Hamani ahabwa ubushobozi n'umwami haravuga ati akira impeta ugenda abayuda bakoresha ibyo ushaka nagira ngo nze kwinjira muri rya jambo mbibasobanurire ugenda bakoreshe ibyo ushaka hanyuma ngo Hamani Morodekayi aza kumenya inkuru yuko abayuda bagiye kwicwa amenye iyo nkuru ngo aragenda ahamagara Esiteri aramubwira ati Esiteri icyatumye ugera ubwami byari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki ariko naho utawugira abayuda nta kizababuza gutabarwa bakoroherwa ariko wowe n'inzu ya so muzarimburwa hahinduka icyavu Bibiliya ivuga iki ngo Esiteri yumvise aya magambo ko abayuda bagiye gushira kandi yagombaga gushirana nabo kuko nawe yari we arangije ngo aratuma kuri Morodekayi Imana ihabwa icyubahiro aravuga ngo ngiye kwinjira mu masengesho y'iminsi 3 hanyuma ngiye gusenga iyo witabye umwami ukajya ibwami atagutunze inkoni no gupfa wapfa kandi dore maze ukwezi umwami atarampamagara sinamwitaba ntamaze gusenga genda uteranya abayuda barishushanye mu nsabire hanyuma nyuma y'iminsi 3 ndirengagiza itegeko ry'umwami ndagenda imbere y'umwami wenda no gupfa napfa wenda no gupfa nzapfa ariko mpakirwe bene wacu ngo ayitata yavuyemo Imana ishimwe umuntu usenga asa n'amasengesho iyo usenga usa n'amasengesho iyo usinda usa n'ubusinzi icyuri cyo cyose usa nacyo burya n'ubu uri umuntu wasenze uzasa nayo wasenze kuko amasengesho y'abera Imana irayabika ngo avuye mu masengesho y'iminsi 3 yirengagiza itegeko ry'umwami ngo agenda umwami atamutumyeho Imana ihabwa icyubahiro n'iryo jambo twasomye ngo ageze imbere y'umwami kuko yasaga n'amasengesho haleluya haleluya umuntu usenga ntajya asengera kandi umuntu usenga ntajya yikorera amaboko ntago bishoboka hanyuma ngo umwami akimukubita amaso afata ubwiza bw'uko ari umwamikazi haza n'ubwiza bw'amavuta y'Imana noneho hakubitaho n'ubwiza bw'amasengesho ngo umwami yegura inkoni yagiraga y'izahabu arangije ayitunga Esiteri Esiteri azayikurikiye Bibiliya iravuga ngo nuko Esiteri ahagarara imbere y'umwami niyo magambo twasomye ndi kukubwira ngo uhagarara imbere y'umwami umva guhagarara imbere y'umwami kwa Esiteri havuye mwiki Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishimwe guhagarara imbere y'umwami kwa Esiteri havuyemo gukira kw'abayuda bose Esiteri yahagaze imbere y'umwami abayuda bahabwa kubaho Morodekayi bari bamushakiye urumambo rwo kumubambaho nawe ahabwa kubaho umva Imana ishimwe ngo inzandiko zari zanditswe z'abayuda kubwo guhagarara imbere y'umwami kwa Esiteri ngo bituma hasohoka itegeko Imana ndayikunze cyane ngo hasohoka itegeko ry'umwami aravuga ngo hari abayuda bose ngo nibabeho hasohoka irindi terani itegeko ry'umwami haleluya ngo umwami aravuga ngo ibya Hamani byose bihabwe Morodekayi na Esiteri kubwo guhagarara imbere y'umwami kwa Esiteri abayuda bahabwa agaciro ngo umuntu wese akifuza kuba umuyuda kubwo guhagarara imbere y'umwami Morodekayi azamurwa mu ntera ahabwa promotion atemberezwa umurwa n'umugaragu n'uwari ugiye kumwica guhagarara imbere y'umwami niryo jambo shaka ko tuvugaho gato haleluya guhagarara imbere y'umwami ni ijambo ryiza reka nkubwire maze niyo uhagaze imbere ya gitifu hari icyo umukuraho uzubashije no guhagarara imbere ya fande runaka hari icyo yaguha
ubashije no guhagarara imbere y'umushoramari hari icyo umukuraho. None si iyo uhagaze imbere y'inkumi ntago uzi ibyishimo uba ufite. None si iyo uhagaze imbere y'ibogari mukundana muziranye ntuhakura ibyishimo. Ariko nje kukubwira ngo nkwifurije guhagarara imbere y'umwami. Mureke nkoresha amagambo njya nkunda gukoresha. Murabizi ko ibintu nsoma muri Bibiliya nkunda gukoresha ibintu by'umubiri kugira ngo tubashe kubyumva. Uzarebe umuntu yagize Imana agahagarara ahantu nyakubahwa yageze. Nyakubahwa wacu w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, ukagira Imana ye baba we, ukagira Imana akaza mu karere kiwanyu ufite ikibazo cy'ingutu umaranye imyaka 30 asiga gikemuye byange bikundi. Uzi ugize Imana ugahagarara aho yagiye gusura, uza ahantu yakandagiye. Ariko Imana ishimwe, imanza zabuze gica. Imanza nizo abantu bakunda kumuzanira. Abatwawe imitungo, abarenganyijwe, abanyazwa akazi, abatwawe amafaranga yabo, abo bambuye, iyo babonye nyakubahwa yageze mu karere kiwabo bose batonda umurongo. Imana ihabwa icyubahiro bakavuga ngo ubwo tugeze imbere ya nyakubahwa Perezida wacu Paul Kagame, icyo tuzi nuko wanyambuye ari bunyishyure. Kandi reka nkubwire, iyo uzanye ikirego cyawe imbere ye ahita abwira ubishinzwe ati icyo kibazo mu minsi 2 kibe gikemutse. Mu munsi umwe icyo kibazo mwakirangije. Icyo gihe utangira kurwijomba. Uwo ni umwami. Ariko nje kukubwira umwami Imana, ngusabiye guhagarara imbere y'umwami. Ngusabiye guhagarara imbere y'umwami, ngusabiye kuba imbere y'umwami, kandi ngusabiye guhagarara imbere ye. Nugira amahirwe yo guhagarara imbere y'Imana, ukahahagarara nta muhanuzi ukugereyeyo, ukahahagarara nta mupasiteri ukuyoboyeyo, ukahahagarara, nje kukubwira ngo hari ibibazo bigomba gukemuka. Kwa muganga bakubwiye ko utazakira, ariko uzahita ukira mu izina rya Yesu. Bakubwiye ko uzapfura imbwa, utazikamira n'ayimbwa, ariko uzakama n'ayinka. Kandi Imana izakugira umugabo mu izina rya Yesu. Bavuze ko nta wakurambagiza. Nuhagarara imbere y'umwami uzabona ukurambagiza. Nuhagarara imbere y'umwami imyaka yawe yo kubaho iziyongera. Nuhagarara imbere y'umwami uzahabwa promotion mu kazi. Nuhagarara imbere y'umwami ntago uzigera utsindwa. Nuhagarara imbere y'umwami ntago uzigera ucogora. Nuhagarara imbere y'umwami ntago uzagubwa nabi. Nuhagarara imbere y'umwami ubuzima buzagenda neza. Nuhagarara imbere y'umwami nta rubanza ruzagutsinda. Nuhagarara imbere y'umwami nta uzakurwanya ngo akubashe. Nuhagarara imbere y'umwami nta uzaguhiga ngo agushobore. Nuhagarara imbere y'umwami nta uzakugenza ngo akugendeho. Mwifurije guhagarara imbere y'umwami. Nuhagarara imbere y'umwami izamuka ry'ibiciro ntago rizaba ari kureba. Nuhagarara imbere y'umwami ibibazo bya minerivare ntago bizaba ari ibyawe. Nuhagarara imbere y'umwami ngo ibirayi biragura 600 wenda bizagura 3,000 kilo. Nuhagarara imbere y'umwami ntago ibyo bizaba bikurora. Nuhagarara imbere y'umwami. Nje kukwifuriza guhagarara imbere y'umwami. Nta muntu ukwiye kukugererayo, nta muntu ukwiye kukuvugana. Ukwiye kujyayo wowe wenyine n'umunwa wawe n'ururi muvuga n'imbaraga zawe, ugatinyuka ukagira imbaraga ziguhagarika imbere y'umwami. Ukamubwira ibyo ushaka, ukamubwira agahinda kawe, ukamubwira ukuntu utsindwa, ukabimubwira. Ukamubwira uti jipo kuzikuramo byarananiye, ukavuga uti ipantaro zimpora imbere. Ukamubwira uti ndi igisambo ndi igisuma nubwo batanze ariko nayogoje tugari n'imirenge. Ukamubwira utumva fiti ikibazo nirirwa nterinda buri munsi kwifata byarananiye. Wahagaze imbere y'umwami aguha kunesha, aguha gutsinda, ugafata isi nk'ibibambwe nayo ikagikubona nk'ubambwe. Imana nibaho umugisha. Narindi kubasabira guhagarara imbere y'umwami. Nuhagarara imbere y'umwami hari icyo uzahakura. Nuhagarara imbere y'umwami uri umugore azakurerera abana, azagufasha kurera abana bo muri iyi viziyo, azagufasha gutunga umugore wo mu minsi y'imperuka, azagufasha gutunga umugabo wo mu minsi y'imperuka. Nuhagarara imbere y'umwami hari ibyo uzaguka, hari ibyo uzungukamo, hari iterambere uzabona, hari ubwiza bw'Imana buzakugeraho, hari igitinyiro, hari igikundiro, hari ubushobozi uzahabwa n'Imana. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, ni wubahwe cyane, ni wubahwe Yesu. Haleluya. Ni wubahwe n'abakomeye, ni wubahwe n'amahanga, ni wubahwe wa munyacyubahiro we.
ndasengera abana bawe, ndasengera abafite ubwoba, ndasengera abari mu ntambara, ndasengera abari mu kaga, ndasengera abari mu makuba, ndasengera batarakumenya, ndasengera n'abakumenye kugira ngo imbaraga zawe zikomeye zibagereho uyu mwanya, bakugirire icyizere, bagufata ukundi kuntu, ubagirire neza, ubaramire mu mpande zabo zose, urambura ikiganza cyawe kera kuri bo, umanukane ububasha, umanukane ubushobozi, ubabohore, ubakize, ubakure ku ngoyi y'umubi. Urakoze wa munyembaraga we, urakoze wa munyecyubahiro we, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mbifurije amahirwe masa yo guhagarara imbere y'umwami. Mujye muhagarara imbere y'umwami, muhagarara imbere y'umwami, muzahakura igifatika. Ndabashimiye rero abari bakurikiranye iri jambo ry'Imana, abatarakora subscribe ni muyikore, abantu mukore share, musangize abandi ubutumwa, kandi mwandike kuri comment, inama n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Imana ibahe umugisha, amina.